Hey. Mimi kuri kumonga. Uva iki? Alvin babarira nuko. Basa ngo anamvugisha no. Samugenda nuko ndakwinginze. Musufite ikihe kibazo? Ari umuntu uri hano. Genda Aisha naguzange ngaha ndakwinginze. Ni wambara ukamvugisha ko. Stop. Basi ngwino tuvugane gatoya. Sibyo? Basi kuki buri gihe mbona ufite ubwoba wabaye iki? Samubona uzi ibintu bibera hano. Ushaka kuzonyicisha. Nzakwicisha se gusa imbabarira basi ntukajumera gutunyegeranya cyane. Ufite iki kibazo? Tuza. Sibyo? Ndabona musanze mu kazi. Nje kureba ngira ngo tuvuganeho gatoya ibyo ni gukomeza. Basi mbwira n'ukuri yamuca ubwenge. Ndagusaba. Banza tuza. Mbere ikintu kingenza hano impamvu nje kureba. Ntukajya urumbona ufite impungenge, sibyo? Samurega hari impamvu. Nyine impamvu ndasumba. Se wambwiye ko usenga wizera Imana. Imana ishobora gukora n'ibindi bitandukanye, sibyo? Rero icyo nshaka ni uko ubaho utuje kandi ukizera Imana ko ibintu byose izabikora, sibyo? Ahandi si amakuru urameze neza. Ameze neza usibye ko nagwaye nyine ariko. Urwaye iki? Akora amaso. Sorry, niyo mpamvu nabonye wambaye na rinete. Ugiye kwa muganga? Bakubwiye ko yatewe n'iki? Sinzi nyine ngira ni ugutekereza cyane kuko nawe uramenetse umutwe. Nyine basanga ndagakora. Ihangane, sibyo? Alvin rero umwanya wagiye mbabarira. Mimi wambabarira. Ahubwo jewe mbabarira. Alvin wano uzi ibibazo mura nabyo muri iyi nzu. Ndakwinginze basi byibura basi niba unankunda basi. None kugenda. Wunje kureba ndamubonye. Ikindi Agani nawe byose ubintera ndaguhamagara ntushaka kunyita urujya ngo nzakora iki? Basi numamagara ndaza kukwita bari kugenda. Numusoje nje nzakora iki? Basi numamagara no kwindaza kukwita bari kuvenga ugenda kwingenza. Basi mbwiye nyereka ibintu basi uri gukora ngufasha. Ariko ndafura. Nagufasha se basi. Nunisi waretse stress. Mbabarira ndakwinginze basi ni unankunda I beg you ugenda. Mabuja aranyica nyine nguyo gusanga nganda basigira imbabazi basi ndakwina namwe fiseho kuja aruvina namwe fiseho kuja ndakwinginze urakuneze ibibazo mimi bashaka nzakora iki basi kugira ngo ubashe kunyumva basi uje kumamagara turavugana kuri telefone uraba wanyitabye se ndaza kukwita bari kongenda ndagusabye ariko rero ukamubwiza ukuri iki kibazo cyane ndakikira kandi nkijya mu mizi ndamenye impamvu utushobora gutinya abantu ku rwego rugeze hano uko umuntu aje kukureba ngo batanyica ngo batanyirukana batagira gute aruvigenda imfuvyi singiriyo nja niyo hano nagira ubuntu bwo gukuronka aho mba ndiryamiye none ushaka kunyica imbabazi none se mbere kugira ngo ubeyo na hano ntibakubonye ukuze aho wabaga handi imbere se ho byari bimeze bite ndaba mu rugo navuye mu rugo ariko abavyeyi banje bose bapfuye aba bakubonye ukuze rero n'ubundi buzima nabwo wabucamo nibananyicira ndukwica ariko turi mu gihugu kigendera ku mategeko nta muntu ufite uburenganzira bwo usanga guhohotera cyangwa kugirira nabi ibibazo ufite muri nonzu birahagije mbabarira ndakwinginze mimi ntabwo ugisenga ntabwo ukizera Imana kuramutse wizera Imana ntabwo wakavuza ayo magambo Alvin ndayizera ariko kwizera Imana nabyo nyene bibisaba kushiramo n'ubwenge mu gihe bambujije kugendana nawe ngume ndabirenga ko tugendana ryari igihe cyose bagutumira ku rusengero ntushobora kuza basi ibyo uzanga rero twanahurira tuvuge ngo twe turi mu materaniro ndaguhamagara kuri telefone ntushaka kunyitaba nzakora iki nta kindi kintu gishitse gukora uretse kuza kukureba menya yuko igihe cyose abantu bose bakubona winjenga bagenda gutanga raporo ko waruje kurabanje urashaka ngo genzo ukora iki Alvin babari musi bayitanga gute kandi bazi yuko basi nibunankunda basi ndakwinginze genda sibyo mukajya ugira ubwoba
oya oya kugira ubwoba ndakwinginze basi abantu bakubonye ukoze nini basi ushake basi mbwira ubwenge ubaye iki oh my god ubaye iki Chérie, ça va? Chérie, ça va? Meze gute se? urumva meze gute wanyoroheye se basi Nagukoze iki se? wankoze iki ahubwo se kuva rya bisigaze mu rugo uje kureba mimi gusa ni igiki wenda mimi musigaye mupanga muri no minsi njyewe naje nje kukureba nakubonye natani inyuma amasanga mimi twe turi kwiganira mubaza amakuru hano bimeze bite Aisha kone namubuze ari he ubwo ngiye mbonye uje ndavuga ati ibyo binyama byawe nkeka ko nta Aisha wigeze uzama ariko ndabizi neza ni iki kintu muri namisi uri gupangana mimi utari kumbwira gupangana mwese mimi tuba dupanga none se kuryo ushaka kuzenguruka va hariya kuri saro ukaza mu gikari kuri sa ntago hakibaho ese ko nari nje ngasanga tuhagarara hano turi kuganira ikindi kosa nakoze niri ikosa wakoze niri cyangwa uba ushaka ko mimari ukwakira kuko uzi ko ari agomba ahora ari mu gikari nyine ushaka kuba ari mimuje kureba gusa ninjye uri kwitwaza ngo waje kundeba kusanga uko mangara nkagukingurira se bakubwiye se ko nari ndihera nabyo kuvuga nabi nta misi uzi ko tumaze igihe tutanabonana uraje waje kwirebera abandi bantu ni iki kintu wenda mimi musigaye mupanga muri no minsi ngende umuntu wo kuba nkundana nawe nkaza muri no rugo gusa ari nk'undi muntu nje kureba uwundi muntu uwo muntu se mwamenyanye ntago mwamenyanye muri urugo kuki utagize kureba mama se cyangwa mugande ko ari bo nzi ko babanje hano none se nazaza kubareba miki kandi ari we manje nje kureba waciye ku gipangu ntiwaganira na mugande uganira na mimi ntukaje uvuga nabi kunavuga nabi ahubwo mba nanakorohe mba nanabyoroheje ibintu byose ntako nanagize usabwo gukina naguhamagara unanyita nawe uzi ukuri polisi oya mbwira ibyo ushaka kumbwira oya vuga arasa kunega ibyo ushaka kumbwira reka kwitwaza ibindi bintu ngo wamagaye ni wa telefone yanjye hora wamamagaye ni wambona nanga kukwitabo wowe rero reka nkubwize ukuri gihe sinzi n'impamvu urimo kuntonganya kugeza n'izi saha ntagutonganya nose umuntu twaganiraga usanze hari ibintu bibi turimo ese ubundi ndi kugutonganya cyangwa kukubaza wowe na mimi muri gupanga iki muri kuganira ibiki usanze ahubwo we dupanze Niye nsanze mumeze muri kuganira neza mumeze neza. Tumeze neza. Ugeri ari ahagaze nanjye mpagaze. Ndi kumubaza abakuru bite ubwo wanyameza ate ari. Ukuntu ubujurakaye nta nukundeba byibuze uvuga ati nari ngukumbuye. Nari ngukumbuye se wari unkumbuye. Ndagukumbura wari unkumbuye. Wowe reka nkubwire nagura umwana muri urugo uri umushyitsi iteka ryose. Wenda wabona umwana ariko mu gikari. Wowe mu gikari. Ugahinguka ukava ku gipangu ukazenguruka paka mu gikari. Akubundi reka nkubaze. Nge ndi umwana uzaha ugomba kubwira ngo caha. Hakurone ugihe nahere ngubwira neza ukanzamuraho ijosi nta nisoni wowe. Sheri ndagukunda ariko please tujye tugera tumubahane. Sinshaka kugasuzuguro kawe nundi munsi ntuzongere. Ikibazo hano rero kibaye mimi. Nagerageje kukubwira neza ngutwara neza but ntabwo ushaka kunyumva. Right? So be careful. Uragiye se turarangije kuvugana ngiye nawe? Mimi agezeho kutuma Alvin ntuka kantonganya mu rugo iwacu mu rugo rwanjye. Okay. Mimi?
wende kubwira nyoko mva mbaze mu bw'icyo narabikubwiye ndakubwira sinshaka kukubona na Alvin mu buzima bwanjye ndeba hano reba hano Muhamagara n'ukuri kuri Imana utangiye gutaka nanagukozaho n'intoki zanjye njye nigeze nkukubita reba hano tuvugane niba ushaka kuzapfira muri uru rugo nuko reba Alvin nkuko nabikubwiye ntabwo ari brag yo mvuze ijambo ndisubiramo niko Alvin asigaye aza akazenguruka akaza kurira mu gikari ninde buriya yaguhamagaye uritaba uramubwira sha ntabwo nshaka kuzongera kukubona Aisha yarambujije urantera ugira gute asa kukurira mu gikari yamenye gute kuri mu gikari Munde mubwiye kariyo bizinde ubaze muganda nambabazi zawe nshaka ushaka amagara nyoko wakuzanye muri uru n'uri umuhindi wakuvunikira wamukundaga ni gute Alvin ashobora kumenya yuko uri mu gikari wamubwiye ko ariho hantu barizwa wigize umukozi muri uru rugo ntabwo ushaka kuza ngo wicare muri salo abana nagusanga basi nakuganira nawe iminota ugira ngo ntabwo nakubonye se muri kuganira nakubonye ubwo ibyo mwavuze muri salo gukora iki muri salo nasubire kunzanga mu ukibona Alvin ntago ari itegeko niba ugutegeka se kuvugana nawe ntabwo ushaka umuhunga we ntugende ngo umuhunga ariko araguma aragutegeka wowe ku buryo ushaka kuguma aho hantu yagufashe ku ngufu se yagufashe ku ngufu umva mbaze ubwikintu kimwe bibiri naguhitishemo ibintu bibiri uhitemo Alvin cyangwa gusohoka muri ino nzu ibintu ni bibiri ariko noneho ndabona maze kuba too much birarengereye ndaguhaze ndakurambiwe njye warangiye gufata undi mwanzuro niba ushaka gupfira muri iyi nzu inkono zazirya buri munsi iyi umva ngiye kugucira inkoni noneho ya nyayo nzajya ngudiya gusuza saa sita nijoro na nimero niba ufite na nimero ya Alvin ushaka ukuntu umuboroka ushaka ukuntu uzana na mugande w'inshuti yawe uzamubwire ntazongere kumukingurira inzondera mubrutse ariko ubundi utunga nimero y'umugabo wanjye gute ntabwo mbyemba ndi no kubyumva nibyo cyakuzanye muri uru rugo yego mama waramutwaye we nta kibazo uzatware pe n'ubundi nta nubwo nambyara inshuti zose zo mu rugo wazimaze yaba umukozi wo mu rugo yaba umukozi wo kuri gate bose warabatwaye even n'umugabo wanjye ntabwo wumva ntabwo ndekura hano nta n'isoro ufite uririza se mu biki uririza mu biki ngo utwaye wari warirase wari turebane neza ibintu ndi kukubwira unabyumva unabireba ndi kuvuga ngo singushakana na Alvin okay mvuga sabusa kugira ngo ubyumve neza baza ubu rero uraje uvuge ngo nagukubise ntabwo ntakubwira Sha Sasa meze bitese singa rw'uyu munsi warureba gase tena ukuntu yarameze ubone nakugiye Alvin umenga urasize mu mutwe nukiriho umenga ugenda nk'igistati ugenda nk'ikipupe ugenda nk'ikizombi tutazi yo kiraje Alvin hakukaga nakugira ikintu kimwe wosike wiraba ngene usige umeze gute none
usigaye umeze nk'igifantome kiri aho mengo kizombi ikintu bacako mena ntuzi nyene ubuzima bwawe usinzi wabutaye nta kintu nakimwe kurabona ko bimaze gusaza none se wowe umuntu muzima kuki umbwiye gutyo se usigaye wirogira usigaye umeze ntese hewe sha umaze kubona vya bipupe bakinisha bidafite imbaraga ni nka wewe baragutuna ubwenge bwawe bwaramaze gutuna waretse kunshinege kuri Enoch please nta nige kunda guca nabwo ati inyuma waza gusaza ukomeye ngawe nukomeye nukimeze neza nugihari Mike ndakubwira ibyo ntabwo nabikubwiye ngo tuzabireke no kuzikongera kujya tubivugaho Mimi umugaruye gute kuki utagiye ubasha kunyumva nukubera iki Mimi umugaruye gute ibyo ntabwo nabibwiye ngo tubirebe ariko ndakubwiye ikintu kimwe misi jana manakubwiye misi sinama nakubwiye pako sikutakusanga hata kitu kimoja nakubwiye ati wewe rekana na mimi subira mu buzima bwawe bwa kera kume ngo wasaze umutuga ubwebwa wa nugihari umenga sinzi ibintu usigaye wibaza sinzi ngewe mushize turi kumwe nigeze kukubaza ati ngese wigeze ukunda umbwira ko nta kintu kimwe kigeze kikuba rero sinzi impamvu ukomeza guhora umbwira ibyo bintu buri gihe ngo bya Mimi nawe umunsi wakunze wagiye mu rukundo nibwo uzamenyaga ibihe ndimo gucamo uko bimeze kandi ngenda bizi ko hari umunsi umwe Mimi nzamwegukana kubera Imana yego sha ntabwo nzacika icyo mbona cucu Enoch ntabwo nzacika do akira kandi ni mwegukana igara kubira ikintu kimwe uzanyambarira uzakora kuri stock uraseka akabiga tigaranye njye namubwiye kumugenzi w'uwanje twenga uko hari umunsi umwe uzobura Aisha kwabura na Mimi ntabwo Mimi ntabwo nzamubura akari mu bagati wirukira ugusiga akareka ibyo ni indirimbo yo ni indirimbo indirimbo mugarimo amagambo ngewe ntabwo ushobora kureka Mimi icyo cyo rwose wicara ukizi kandi ubyumve ubyiteho Mimi siwezi kumuacha pako sikutakusanga hata mmoja hapana uzabasiga bose ubure n'umwe yaba Aisha yaba Mimi utakusanga hata mmoja Imana irahari babanje kwanza ukaba umuntu muri wewe nisona ndi stat igifantome Alvin warahindutse pe warahindutse kabisa mvuga ntabwize nawe umunsi wakunze ibi nzabikubwira umunsi umwe unatalia hapana siwezi kulia ariko ndabizi ko mu mutima wanjye reka nkubwira ubundi ikintu utazi ku urukundo utavuna iki utahuye narwo ngo urukuvune ntabwo buriya y'urubonye ntabwo umenya agaciro kawe ndakubwiye nta kintu nakimwe ngiye kurambira izina ry'Imana ntabwo bimenya nje nakubwiye ati wowe udahindutse wewe ndabwiye tuzobura n'umwe ayikubwiye ntabwo bikunda okay ukunda umwe azaboneka uko byagenda kose nje ndakubwiye ati wara n'umwe wari usigaranye agukunda akaye gatoya uzamubura Alvin nje ndakubwiye nk'umugenzi wabyumva nje ndakubwiye nk'umugenzi reka nkubaze uzi igituma ubundi ngewe reka nkubwire n'ikintu utaruzi njye Aisha ntabwo namushobora icyo nicyo kintu sinabanje kugusobanura reba iriya mico ya Aisha ni umusinzi ahora mu kabari agira gute ngewe urabona akazi mba mfite urebe ndi umwana wa pasiteri icyo ni icyambere urumva ngewe urabona ndo gukundana na Aisha kweli namutungutse muri rugo rwa papa basi kanda kubaza ikintu ibintu ubutazi wewe uwo uravye Mimi agukunda njena arankunda yego arankunda nivyo wibaza sivyo watekereza ntabwo ari byo nibaza nivyo wibaza Alvin arankunda kuko iyo duhuye uko turebana uko tuvugana nyine ubona yuko wenda afite ikibazo pe cyo kuba ari hariya mu rugo iwabo sibyo ariko ndabizi neza ko Mimi nawe ankunda yo pako sikuta umwata roho narwaye ariko none uraheze ntabwo byoroshye si ubwo wari uzi ko wansizeye umva ariko njye ntabwo musiga gutyo gusa ngo ngende mereye uri mpampanze oya ni ukuri urarampangiye ubigejeje mu birere warangiza uhita wigenda agusereka mubwira ko ari uko nagusobanuriye nako nta n'icyo nagusobanuriye rero sinzi impamvu ngewe ibi bintu mba nkubwira ubu utanabyumva ngiye nta kintu nagusobanuriye cyangwa niba utarabyumvishije neza ahubwo mbigusobanurire oya reka nkubwire rero uyu munsi reka ukuri kwanjye kuzimu reka nkubwire Aisha ntamufatiye umwanzuro nabitekerejeho ibintu wambwiye sanga ni ukuri kutavangiye n'ubwo uri mapanzi sibyo
nabanje kugira ngo wenda urimo kunyushya ariko nabitekerejeho umutima wanjye urabyanga nsanga ni ukuri ngomba gufatira umwanzuro Aisha. Erega reka ngiye nkubwire nuko wenda nabikubwiye nahise ngira umujinya wa Aisha kuko Aisha ateye umujinya pe mu bantu ubwo muzagenda nyine reka nkubwire ubundi mu mategeko bivugwa yuko nta mwana w'imyaka 23 nkawe nkakuriya papa wiwe aba yarapfuye muri kumwe uba ugomba gufata imitungo mu gihe hari umuhagarariye uri kumva rero ntago Aisha nta burenganzira afite bwo kuza ngo agusohora uko yiboneye uri kumva ahubwo wowe si nkubeshye nabisubiramo wifata nk'inzanga uba wifashe nk'inzanga warize wagize gute ndakubwiye ngo tangira umenye ukuntu twara Aisha si nkubwiye ngo mufate nka mukazi ariko byibuze ujye unamukanira none se urabona birazabyigira kugeza ryari nakubwiye ngo rimwe nzagusanga hanze aha ngaha bagutereye n'ibindi hari ibikabyo nawe ushiramo nabikabyo reka nkubwire sibyo Aisha ni umwana nareze nkwiriye kumwerera imbuto nkazimwereka ko nabaye umubyeyi sibyo nubwo namubwira nabi nkagera ahantu nkamwereka ko ngiye kwifatira umwanzuro hari ahantu nawe yakwicara akitekereza nk'umuntu umaze guca akenge agasanga neza ibyo namubwiraga ari ukuri ariko uyu munsi kumutwaza buhoro mwerera imbuto mvuga ngo uyu mwana azahinduka uyu mwana rero ntakiri umwana bateraho undi sibyo ni umwana wajya kubaka urugo rwe ubu rero ngiye kumwereka ko ibintu byose bishoboka yumve ko ibintu byose nanjye ubwanjye nabigiraho uruhare. Nasoza amasuku mba numva ibintu byose biterebye kuri kontwari misara kuri mesi mba ndimesha ikibazo turi mu gihe cy'imvura kandi mba mfite intuzi imbeho zari mesi mu gihe cy'imvura cyashize kuko riki tangiye kumesa ino kote ndavuga ati kanzari mese igihe cy'imvura gishize kuko ndimesha ubu ngubu byagorana ne narindi ubwira mbega ni rimwe ariko oya ni menshi ariko iri niryo nkunda amaze kugira gukorwa niko nama nkubona muri ryo gusa rikote uribona guca rakaze yantabaye ibihe byinshi cyane ubwo hari ikintu ushaka kubwira ushaka kumbwira nyine ndi seriyeuse nta mafaranga mfite noneho ntayo nari mfite yose ayohereje mu rugo ushaka iki se kandi noneho ukagira imana nta n'amayinite mfite kuri telefone yanashimije nanacometse nta muntu ushaka guhamagara ushaka iki se mwana kuguherekeza se ntabwo navana ntabwo wa mwanya w'umunsi twazajyanye gusenga bya gusenga hehe aho nsengera hakureba ko ndi nanjye hazoguherekeza mu musigiti oya njye sinaguherekeza none kucyumva ko njye naguherekeza kuko utamerekeza umva mani nyine biri seri ari ikintu ushaka kukubwira hari ikintu nyine cyanzazaniye nshaka kukugisha inama abizi ko turi inshuti mbwira ndakumva sijya umukora mu mazi banzura imvire nyine ese ibyo biziri kurakaraba nawe maze kunyogoshira iriya tuwarete ntabwo uzibona ukayakaraba mu maso umugabo ujye wiyubaha ko singiye koga se nyine kare nkubwira icyo kintu ni inama ashaka kukugira kandi mbabara no kuri mbwira inama ya nyayo y'umuntu w'umugabo nyine ushaka kugira inama yego ngewe reka nkubwire sinkubujije guhana umwana sibyo sinanakubujije no kwihangana kuko kwihangana bitera konesha sinjye mbikubwira ariko nanone ntabwo nkubujije gufata umwana uri kumva ngo umukanire nawe ujye umenya ntabwo ejo bundi wambwiye ko yatashye yasinze oya ni ibintu bye none si ibyo ngibyo gute umuntu ataha umwana w'umukobwa ataha mu nzu yasinze uri nyina tubyemere nyine uri mama we sibyo aratashye yasinze mwana wanjye jarongeye kabiri gatatu mu rugo rw'umuntu nzamugukope ariko ikigeragezo ni icyawe rwana n'ibyawe niba uziko ari icyangiriye uri kumva ariko nanone ugomba kugira uko ubyitwaramo none se n'ubuhe burere uri kumuhabwa
reka nkubwire wowe impamvu uri kuvuga gutyo ibintu byose naguhita uhubukiraho reka nkubwire uremera kuri umukristo yego rero ibintu byose ni ukugenda gake kugeza igihe tuzagera ku mwanzuro mwiza kandi akabona ko ibintu byose bishoboka gake wageze sibyo ubu si uyu munsi wa none wari uzi ko narangije kumutangira ikirego wari ubizi wowe byihorere ngaho nyumvira oya ibintu byose ngomba kubigendaho neza mama na rimwe uzikora ntabwo nzikora nusubije kuregana n'umwana wowe kumufata niba kuganira byaranze ukamusengera watangiye kumuha indero wamuhaniye buri Aisha ntabwo mukanira reka nkubwire ntabwo mukanira agahaka ariko ubundi karahandura reka mbabarire Aisha ntabwo ari uwawe mbese bivuze ngo ajye umuraza hanze sibyo icyo ushaka kumbwira icya mbere banze reka mbikubwire noneho oya nacyumvise banze umenye ko ndi pasiteri sibyo kuba ndi pasiteri hari irindi zina mpagarariye singomba rero gufata umwana nasanze nkamurera nka mama kuba ageze muri iriya myaka agashaka kuzamuka kubera ko atareba papa we bitume mufata mu njugunye ndabyumva rero ibyiza reka mufatire umwanzuro uko mbyumva kandi azajya mu murongo nawe urengaho ubwo amategeko niyo azagira icyo akora kuko Aisha ntabwo ari umwana oya ntabwo ari umwana bavuga ngo gira gutya sibyo ndabyumva Aisha ni umwana ushobora kubwira ngo iki n'iki ntabwo ari cyo azajya kurenga ku itegeko se si wowe wivugiye ngo imyaka 23 ntabwo arayigira ariko ntabwo arayigira niba atarayigira se urumva afite ikihe kibazo ngewe mugire inama ikibi nuko namurya sibyo oya nuko wabigenza nuko wabikora ukamukanira ugashyiraho amategeko agenga urugo uri kumva ukamukanira niba waramubereye umubyeyi mwiza ni ngombwa ngo wongere ugire ngo ngiye kuguhereza umwanzuro wanjye sibyo reka mbikubwire wowe shira umutima hamwe uzagaruka nkubwira ngo Aisha nagikemuye ni inama ashaka kugira kandi mbabara no kuri ngira inama ya nyayo y'umuntu w'umugabo nyine shaka ugira inama yego urabona biriya bintu nyine byanjye na Samu kiriya kibazo cyacanje na Samu nyine yaguteye inda kuki antera inda nkuye hejewe duhuriye hehe reka maze iminsi mbara wimunya reka ibyo bintu engezaho ntagira n'akanyoni kabyumva ngo si ibyo bintu kuratekereza njye reka nkubwishe inama reka ndi kukumva nyine kiki kibazo cyanje na Samu nene kizi ndakizi ngo oya ni kujya kuntu mwene aza kumbwira ko nkunda nkamwiyama kankakunyumva urabona jewe ndamwiyama pe ntako ntagira ndamwereka nyine ko jewe nawe gukundana bidashoboka ariko Samu urabizi ko yase kubyumva yarase kubyumva nje rero nkomeza kubitekereza uriya mwana w'umuhungu jewe ndamugenze gute jewe ndabigenze gute nkora iki kuko nyine biranstressa mu mutwe urazi gora ngo yaje ngaha ngo nsanze ari ku gipangu ngo mbega ngo yamamagaye buri kanya n'ibyo bintu biko biranstressa rero ndamubwira nsamubye ntago bikunda ariko yanga kunyumva nawe nk'umuntu w'umugabo nk'inshuti yanjye ngira inama nkora iki bramwe binumbane gutya ndi inzu y'ibitabo igenda kuva kare buno gombye kuba arambaje kino kibazo reka nkubwire rero wowe na Sam mubane mutudikane mubane reka nkubwize ukuri reka mimi rero nawe rero amahirwe aboneka rimwe Sam nta kintu adakora kugira ngo akwereke ko wagukunda ndabibona n'ukuri ariko inama nakugira ni imwe fata Samu pata na Rugi nukuri kw'Imana kuko Samu nimba akora buri kimwe cyose kugira ngo akwereke ko agukunda bugakura buri kimwe cyose kugira ngo umuhunge ejo agasubira ejo ndagasubira umwana atagukunda wowe asikatarambirwa ngo agenda ndeke nta ibibazo byo muri rugo yabigukiza kibazo ntarambirwa nyine ibibazo byose yabigukiza Samu ashobora kuba afite imitungo atanje cyo ko yarazunguye nk'iwabo afite ibintu byinshi cyane kandi wowe waba mu buzima rero ukuntu ngaba bagufata wishimiye ko bagufata gutya Aisha kuna gufata ntabwo uyobewe none inama ngire nuko nogenda ngakundana nawe genda ukundane n'uriya muhungu
uve muri nyubako ifite za haramu nyinshi reba nk'iriya haramu y'umuramugore Aisha arakwanga noneho n'umuntu ugukunda hano natwe turabihisha kugira ngo tutabigaragaza turabihisha turamutse tugaragaje ko tukwemera yaduhitana si undi munyangiri igihe mundabye murashaka kumunyangiri ni iki kintu ari hano ujya n'umubazi icyo gisubizo aragifite umubazi njye ubu ukumbaza njye nicara nkiraho sivanyangiri njye mimi simvuga nabi njye mimi nta muntu nuka njye mimi nta muntu mbwirana nta muntu n'umwe niyo kwifuriza kugirira nabi icyo nicuzira naranyangiriye niba agiye kuri akakubonamo nyina akamwanditse akakubonamo nk'ikiboyoma ahubwo dore ikintu ugomba gukora kiboyoma ni igiki ni nyine guseke boyoma ni nk'ikira reba wa muntu nyine uri tete vide Baranda bakabona ndi tete vide uri sabizeze yandagaye muri kaburimbo ahubwo dore ikintu wakora ni iki ngiki fata Sam umwanya guwa nawe umuhe ikindi mujye muvugana naza kukureba ukoresha uko ushoboye muvugane ntambwira ko nkunda nandi ndamubwira ngo ndamukunda yego nujya gusenga uve bitwitira mu rugo ngo mve mu rusengero ngo ncamuhira kwa Sam cyangwa mujyane kamubwiza ukuri Samara gukunda iyo nama yawe ndumva nayemeye je nari nzi nguko ugiye kumpa imitwe y'ukuntu no mukonvenka akamva inyuma nyene gute se urukundo rukuza rukwirukanga inyuma ukarwiyamuraho ngo Sam ni umwana mwiza Sam yarize azi indimi 104 ni umwana mwiza ibintu byose bica bugufi uramukuhombye uramu ubu urashaka bwa busore buri bunyonga amagare epfo ya Nyabugogo bujya kundagara bwa mugabo yari gukundana man yego sha nkunda rero nje uzakuna umutindi nkageze cyane Sero ufite icyo kibazo mani no rugo barukurugiyemo bashyinguyemo bene wanyu bose ku buryo urabura iki ngo uve hano mani ngo yamfishwe ngufu ngo ijoro rya mbere ngo amezi 2 arashira ngo 3 ngo 5 arashira urangije urahaguma mani ko twari twavuganye kuvuga ati washatse urundi rugo uri gukora iki ahangaha cyangwa warabikunze uracyakora iki hano nyase ugira ngo nkore iki tutabeshya mba ngira ngo ukore iki ukurikije ukuntu nzi uvugira ngo nkore iki Sero ajya ngo hano nganje ndege mu muhanda nibyo byagushimisha none se byaseriye nyine byaseriye byanyabyo bagufata ku ngufu cyangwa ni prank warimo kunkina ntabwo nakumva ko ari uri kumbwira amagambo mani ariko nagomba ndi kwimagina nagomba ndi kumva ukuntu umuntu bamufata ku ngufu umunsi wa mbere umungu w'amezi amaze kuba ngahe ngo bamfashe ku ngufu bamfashe none se urabura iki kugira ngo uve hano nakugira inama kuva cyane ngo ugendere gura muhungu warabyanze sibyo ariko se basi nimba warabyanze kumurega birekida ariko ugenda byibuze uve hano ujye mu rundi rugo hano niho honyine se niho bakire bonyine wakorera ariko se mama sinakubwiye ko hano bamfata nk'umwana nihe hantu handi muri uyu mujyi wajya gukora ukahasanga uriya mubyeyi nk'uriya mama ntabwo nakubwiye ko nguze amafaranga ugasanga murimo nk'amafaranga y'amezi nk'3 ntaranayakora none se akayanguriza sawa tutabeshyanye nihe hantu wajya gukora ugasanga umuntu murimo amezi 3 hano se aho wahaje ubizi ko ariko bazagufata none se ugira ngo hano ngaha njye mu muhanda nyine utaraza hano wari uri hehe utaraza hano niho wavukiye bagufata nk'umwana niyo mpamvu ntabwo wakabaye umbwira gutyo kuko uzaho narindi nuko nari imeze urumva ikindi uriya muhungu kuva cyagiye nyine mbibwira mabuja ntabwo yongeye kumfata ku ngufu ntabwo yongeye kugufata ku ngufu kandi ngerega buriya buretse gatambwira buretse gata ntabwo arongera kugufata ku ngufu azongera nahita nagutera inda wanze kuva hano ku neza ukimeze neza ugihagaze gutya uzava ufite umwana cyangwa ufite abana barenze umwe ufite inda ubura ahantu ujya ngo ahantu uri kubura gutya udatwite nta mwana ufite icyo gihe nibagutera inda uzahabona nibyo banyaturiraho ntabwo ndi kwikatiraho ariko nawe urakabya mani none se nimba ndi kukubwira ngo nagaruka ku mana reka nkubwire
nyine iyo ndebye uriya muhungu wumva umukunzi ntabwo aricyo nagiye kuvuga mba mbona kuri akunda abafata ku ngufu urumva ushobora kuba ari depresiyo yo kuba barabuze ababyeyi babo mwana urumva niyo mpamvu ngewe ntabwo mujajinga cyane ko nanabivuze cye barambeshya bakubeshyira iki nyine ibintu byo kuvuga ngo ngiye ngo ndara mu kabari ese buriya uba wumva nta soni ufite akose soni ziki uba wumva nta soni ufite nta soni ngiye mfite ngize nagira isoni nta kintu nakoze guhera ku mana yanjye noneho uzi inzoga unywa noneho itabi unywa ukuntu uraringana ako si itabi barambeshyira hanyuma nijoro watashye ute nijoro natashye gute cye natashye neza abakobwa mwatahanye ubundi bari he nganyumvira ngo abakobwa ese ubwo abakobwa ninde wabavuze koko aho ko mwatahanye ako ubwo umuntu atwifuriza ibyiza uko umuntu ashaka kuduteranya kandi nese nkwereka amafoto bebe yanyereke nkwereka amafoto bamaye nta mafoto ese wayakura he nese ubundi ndakwereka ibimenyetso by'iki ndakwereka ibimenyetso by'iki jereka nkubwire ubutaha sinabikubwiye sinabikubwiye ako baba bambeshyira nose nje ninde wambonye ngiye nkora ibyo kuko buri gihe iyo mbikubwiye barambeshyera bla 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 buri gihe baba bakubeshyera ngereka nkubwire bebe ibyo bintu ntago nabikora nyine buri gihe baba bakubeshyera babambeshyira barashaka kuduteranya hanyuma buri munsi ntago ujya mu kabari nagutana n'abakobwa ntago unywa itabi n'ibiki byose ibyo bintu rwose ndabihakanye urabihakanye ibyo bintu ndabihakanye nta soni ufite urahakanye bebe ibyo bintu ntago ari byo bebe reka nkubwire barambeshyira barashaka kudushwanya bakora iki baradushwanya abo ngo babimbwira abenshi ntago ari inshuti zawe guhera mu gitondo ntago niriwe nkwamagara reba urebe ko ruzange uziri muri telefone yawe ukuntu zingana bebe nakubwiye wamamagaye naje hano batabimbwiye ntago naguhamagaye guhera mu gitondo ase bakubwira ibiki ngiye kwamamagaye phone iri muri silence kubera iki se nyine mari igihe kingana gutyo nkwamagara nakubuze sobanura njye mashaka urambwira iki utanyegera igira inyuma n'amataba wiri unywa akusa amatabi nsigenza uziko nta hantu hose uzajya uca bazajya bakumva itabi guhera mu gitondo itabi nimugoroba itabi saa sita itabi ni ibiryo itabi ni ubuzima ahubwo se nyine kubera icyo utabitekereza singiye kukimumbeshyira amatabi nyine kubera icyo utabitekereza ese bebe uruwambana ngiye ndi kunywa itabi njye mbona uriya muhungu impamvu akora biriya ni kubera depresiyo yo kubura papa wabo kandi urumva ko nakubwiye ko kuva nyine nabivuga ntabwo yongeye niyo mpamvu nyine mbavuga nti nizirike hano ndebe ko hari icyo nakura mama wanjye ndebe ko basi yanoroherwa buriya nimba hari n'ikintu gikomeza kunzirika umaramutse yorohewe wenda nakumvira nkajya gushaka ahandi hantu ariko urumva kuva hano ngaho ukajya mu rundi rugo uri mushyashya ntabwo bashobora kuba bakwizera ngo umuntu aba yakuguriza n'amafaranga nawe urabyumva none se barabana n'imfubyi barabana n'imfubyi nta mubyeyi ntabwo ari papa ntabwo ari mama wabo bike mama pasiteri ntabwo ari mama wariye abana wabeshye niyo mpamvu reka nkubwira ngo bari abana bafite ikibazo ayi bamaze nayo nangiye kubigirishwa umwana w'imfubyi se afata abandi ku ngufu kuba ari imfubyi umuhereza uburenganzira bwo gufata abantu ku ngufu bwo guhohotera abantu cyangwa ntabwo yagufashe ku ngufu ese narakubeshyaga siko ndi kumva umufitiye impuhwe ngo usanga uratanga ngo impamvu ngo umenya ngo ni uko ngo bari imfubyi n'ibiki n'ibiki kandi nkubwira harya wowe ufite papa wawe nose ko nta yindi mico mibi ugira kubera ko udafite ababyeyi kubera ko udafite papa wawe ikindi uri kuvuga ngo mama wanjye ngo ararwaye ngo niyo mpamvu ngo ndimo ngo kwanga kuva hano ngo nabura amafaranga yo kumwitaho noneho uzahava utwite buretse gato ni iki kintu cyatumye atongera kugufata ku ngufu hari ikintu wigeze ubikoraho hari ikintu wakoze ngo gituma atagufata ku ngufu ku buryo twakizera ko atazabyongera mani wamenye ubwenge ufite ikihe kibazo cyangwa sha nawe uba urimo kumushaka ukereka mbivuge gake kugira ngo utabyumva uba urimo gushaka umwana wo mu bakire kugira ngo buri urimo no gusenga ngo mana mumfasha nganerida ngo mbyare n'umwana wo mu bakire bazaguhe ku mitungo yigo vugisha ukuri mani rigabira turi inshuti w'ibintu ukamisha ibintu ane ni wowe wambwira gutyo ane mba nagwamagaye hano ngaha kugira ngo uzumbwire ayo magambo yego nyine
sorry icara gato nkubwire anereka nkubwire ntabwo nari mbivuze nkomeje ni kwa kundi mari gutera blague ariko nyine shandeka ma mfitemo ukuri guke dore n'ibitaka bya mfitemo ukuri guke nta kuntu baba ngo bagufata ku ngufu ngo bagira gute umwaka ukenda gushira Jabo bantu baba bashaka kuduteranya baba bari kumbeshya baduteranya iki baba bari kuduteranya uri kumva nabikora njyewe nyine baba baduteranya iki ko nta munsi umwe wemera ibintu nkubwira ese nakwemera ibintu ntakoze ibintu utakoze kandi ngiye nkubwira ko mfite ibimenyetso byabyo ako si biye bimenyetso ko abo bantu baba bari kuduteranya baduteranya ariko iki kubera iki buri gihe ibintu byose nkubwiye uhakana Jese nabyemera ntabikoze uhakana ubona ibintu nkubwira ntabyo nzi ubona mfite meze nk'agapupe imbere yawe sibyo wanjye reka nkubwire ibyo ntabwo nabi ubona meze nk'agapupe imbere yawe uri agapupe uzi ukuntu uri cyo ubona meze nk'agapupe imbere yawe ubona meze nk'agapupe imbere yawe kubera iki ibintu byose nkubwiye ubihakana ubona meze nk'agapupe imbere yawe kundi ntako cyo nzakwice nta soni wowe uratinyuka ukankubita urushyi nta soni siko umuntu aba yabuha agaciro ukagenda bukitereka urambura ngo karatinyuka kakankura mu mata yashyanura Mimi ako ubundi wowe uba mu nzu ryari bundi hano ndakubwiye ko waje kuba umukozi buri munsi sindakubona mu nzu buri mu mirimo nta mukozi tugira hano bakwangaje by'ubukozi ntabwo nabimenye n'amakuru mwamaye oya mabuja urumva nk'umukobwa nyine wo ngaha mu rugo ngomba gukora udukogo urifashe urandebona njye ndimo umuhungu njye ntabwo ndi umukobwa ariko siko mvuze ibyo uri gukora se Roza ntabwo agomba kubikora ndiko ndamufasha rega nawe nyine araruha waje kuruhura abantu barushye oya mabuja njyewe ndi mabuja ndaguhemba ariko noneho bibazo biraguye ubu urandebye ubona nyine ndi mabuja ako Mimi reka mbanze nkubwire ikintu kimwe hanyuma se niba uzi ko ushinzwe imirimo ya hano yose izo mbwa zo ko zitariye ziri kuvuga kubera iki kuki utazigaburiye kandi nyine ushinzwe imirimo yawe niba ufasha Roza ngenda atinya imbwa Roza araza kuzigaburira tinya imbwa umuntu ungana nawe atinya imbwa ni imbwa yego ye kareho nkubwiye ikintu kimwe Mimi ibintu binzanye none bibi tureke n'ibyo by'amatiku nari nkuzanyemo ikintu nifuza muri uru rugo ameze neza urabona ndwaye kwari kukubaza gusa nuko nawe bwakubona kuva mu gatondo unyitayeho wowe uranshinzwe sorry ibintu ni bibiri hano urahitamo gusohoka mu rugo rw'iwacu cyangwa umvire ku mungu dukundana kuko wenda iyo mvuze umugabo uhita wumva ko nta n'impeta nambaye kandi koko ni ukuri nta mpeta nambaye ubu ngubu tuvugana Alvin yaramborotse kubera wowe ibyo nawe urabizi nkeka ko mushaka ko muvugana mbizi neza ko muvugana aguhamagara oya ese umunsi unabonye we na Alvin mukururana cyangwa muri gukundana uzambwira iki buri gumbwira oya nukuri ko sisi no gutwara umuhungu mukundana ari kwanga kuza muri rugo kubera iki si wowe nabonye asigaye wowe witaye kurusha njyewe rero umva nkubwire Alvin ningira Imana tukongera tukiyunga ibyumweru bibaye bibiri tutavugana iki twatangiye icya kabiri atamvugisha biri guterwa nawe uri kwiyumva gute wowe je nuko unyishiramo nabibundi sino gutwara Alvin nukuri ko sisi no gutwara niko gusa unyishiramo no muhungu musengana mungu mwirirwana no mungu buwo kwakwitayeho sinzi ngo sinshaka kuvuga nabi ngo mbaramusuzuguye ubundi kuva ryara kwitaho ntabwo gusanze muri rugo iyo utaza rusundi mwari kumenyana erega nuko akari umukristo kandi umukristo yabonye undi muntu ariko arenganya undi muntu nyene jewe ndakurenganya oya sorry nako nari nihenze urumva sinzi impamvu biriya byose babikora ahubwo uzomubaza njyewe nakubwiraga ngo Alvin niba ushaka ko mukundana muzagenda mukundanire iwabo Alvin nkeka ko nta wawugira nta nawe ufite ubarizwa wowe sibyo uzagende muhakundanire ariko
nubona Alvin aje mu rugo agenjira usohoka sinzi ngo uzajya ujya hehe ariko ukimenya ko ari muri rugo wakurira amabati wakurira plafo wagenda mu baturanyi wajya kuganiriza abakozi baho hirya nago mbizi sinshaka kugukubitana ko mukubitana imitwe nawe ngo ni wowe wamufunguriye ngo sinzi ngo ushinzwe gate ubundi ufungura Alvin nkande muganda aba yagiye hehe aba yagiye abadahari uri kunyumva neza ikiriya gipangu gishinzwe mugadaragari wowe niba sona atanahari ujye ubyihore hari umushyitsi ugira hari umuntu muziranye hari umuntu ujye gusura hano wenda uri kuba waradupresence mu gihe wese ko nta umuntu wese uje hano abaje kureba abandi bantu we ntabwo bikureba jya uguma hano ureke kubakingurira icyo navugaga Alvin niyinjira hano ujye usohoka cyangwa ntimukubitana amaso kuko ninongera kukubonana na Alvin njye nzagusora muri noze wanyumvisha hari no kugerageza ntabwo ntabwo ari n'itegeko ngo uhaye ni ukugerageza uzogerageza azoza hamanje kuryama rero njye nawe ntidukakubitane imitwe niba uzi neza ko nawe reka nkubwire imfubyi nta nubwo munimenye uzi ko ukeneye abantu n'ahantu uri ari aho hantu nta handi hantu wabarizwa ariho hantu honyine ukura amaramuko ukura buri kimwe cyose nukuri kose yakuncurira ko ndi imfubyi nabyumvise ibintu byose none se ntumubyibagirwa kandi uriyo gushaka kubyibagirwa nanjye ndi ariko si bikubwiye nanjye ndiyo nose njye uri imfubyi bayeho neza njye mbayeho nabi ubayeho nabi ntabwo urya ukaryama ahantu heza ninde ubayeho nabi wishyura inzu wishyura amazi kuba uri gukora akazi sero wakaguhaye jya mu nzu uryamure ko ari umuntu ujya kukubyutsa ndi imfubyi bayeho neza ni ukuri mabuja sinzasubiremo urahitamo gusohoka cyangwa kureka umugabo wanjye